dufatanye tuyigure yabiryoshye itaryoshye we uyu munsi ndayishyura yabiryoshye itaryoshye we uyu munsi ndayishyura kuri inzoga kuri yindi dufatanye tuyigure yabiryoshye itaryoshye we uyu munsi ndayishyura yabiryoshye itaryoshye we uyu munsi ndayishyura aho ujya gusengera njyewe tura aro mwana wanjye amakuru mwana wanjye ko ubu ngubu mu ndeba nsigaye meze neza mu Rwanda noneho bampaye gira inka ntago byoroshye gusa nanjye ubu ngubu nta kintu na kimwe mbona nkeneye gusa hari icyifuzo nari mfite. Mwese papa icyo cyifuzo ni iki? Ego. Ariko abasaza b'ikigega mwabaye mukikopa se ni ibiribwa mukikopa no mwambara ariko naho nzawureba mukuzanye nta kibazo no mwambara ntabwo ari byo kurya mugomba kwirinda nyine mwubahiriza amabwiriza ya leta ibahereza nzakuzanira byose yego nta kibazo nanjye ndi guteganya ko ndi bujye kureba uburyo nabona visa ngaruke mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiye ko icyifuzo ari uko mwazanzanira agafuka k'umuceri agafuka k'akawunga ndetse mukanzanira no kubirayi mwana wanjye ariko ntuzibagirwe ka mucikopa karimo isukari ko nawe ndikumva bari kukavuga ngo kararyoha cyane. No Sebe mucikopa n'umwambaro mwana wanjye ewe gusaza no gusahurwa urakoze cyane ugira ibihe byiza nanjye kanjye kwahirira iriya nka nta nakabara kanjye ifite wewe uzanshakira n'umukozi mu minsi izaza.